Ati kubera iki? Impamvu ni iyi ngiyi. Abantu benshi cyane bakora impanuka mu muhanda bitewe no kutamenya ukuntu ibimenyetso byo mu muhanda bikora cyangwa se bikoreshwa. Ikintu cya mbere ugomba kumenya, mu byapa habamo amoko. Ibyapa bigira amoko atanu. Hari ikintu kimwe mutabwiwe, mujya munabeshywa n'abantu benshi cyane. Mugomba kumenya amategeko yo mu muhanda cyane kurusha kumenya gutwara ibinyabiziga cyane. Ati kubera iki? Impamvu ni iyi ngiyi. Tujya tubona ibyapa by'ubururu bifite impande enye, tukabona iby'ubururu bifite impande eshatu, iby'ubururu bifite ishusho y'uruziga, tukabona iby'umutuku bifite ishusho y'uruziga, iby'umutuku bifite impande eshatu. Ibi byose ni ibyapa kandi bifite ukuntu bikora. Ikintu usabwa nta kindi rero. Mbere na mbere kora subscribe ku Musongozi kugira ngo ubashe kugikurikirana amasomo yacu umunsi ku wundi kandi amasomo ari mu bwenge ku modoka. Let's go. I'm ready, always ready, always ready, always ready, always ready. Yo, it is what it is. N'umusongozi nk'ibisanzwe, reka nizere ko mumeze neza cyane. Abasongozi mwese aho muri mu nguni zitandukanye z'isi, Uwiteka akomeze kubarinda no kubaremera amashimwe. Hari ikintu kimwe mutabwiwe, mujya munabeshywa n'abantu benshi cyane. Mugomba kumenya amategeko yo mu muhanda cyane kurusha kumenya gutwara ibinyabiziga cyane. Ati kubera iki? Impamvu ni iyi ngiyi. Abantu benshi cyane bakora impanuka mu muhanda bitewe no kutamenya ukuntu ibimenyetso byo mu muhanda bikora cyangwa se bikoreshwa. Ikintu cya mbere ugomba kumenya, mu byapa habamo amoko. Ibyapa bigira amoko atanu. Tujya tubona ibyapa by'ubururu bifite impande enye, tukabona iby'ubururu bifite impande eshatu, iby'ubururu bifite ishusho y'uruziga, tukabona iby'umutuku bifite ishusho y'uruziga, iby'umutuku bifite impande eshatu. Ibi byose ni ibyapa kandi bifite ukuntu bikora. Ikintu usabwa nta kindi rero. Mbere na mbere kora subscribe ku Musongozi kugira ngo ubashe kugikurikirana amasomo yacu umunsi ku wundi kandi amasomo ari mu bwenge ku modoka. Ese wari uzi ko iyo ugiye mu muhanda utazi amategeko y'umuhanda bishobora gutuma ukora impanuka ukaba wakwangiza ubuzima bw'abantu benshi cyane, harimo abo utwaye mu kinyabiziga cyawe, rimwe na rimwe ugasanga utwaye abantu utanafite assurance yabo, bikaba byatuma abo bantu bose batakaza ubuzima kandi bitewe nawe. Ikintu kiriho ni kimwe rero. Banza wige amategeko y'umuhanda ku Musongozi, usobanukirwe neza amategeko y'umuhanda, bizagufasha kubona provisoire mu gihe gito kandi mu buryo bworoshye cyane. Nta kindi usabwa right now. Make subscribe, make follow on TikTok.